Hello guys, nizere ko mumeze neza nshuti zanjye kabisa. Muramuzi nyine ni wa mtaalamu wanyu Mr. UJNUMBER1. Guys, reka rero nyine nkugire inama tu. Kuri wowe wamaze gukanda subscribe aho ngaho ku Gihembo TV, ndetse ugakanda like, share, like and comment. Yes, TikTok nawe ukagenda ugafollowinga, Instagram nawe ugafollowinga. Reka nkwibwire rero nshuti yanjye, reka nkugire inama cyane ku bantu nyine b'abasingo tu. Abantu mukiri nyine mutari mwajya mu bintu bijyanye n'inkundo, urukundo nyine rujyanye n'imibanire ku miryango nyine mu kubaka ingo. Nshuti yanjye reka nkugira akanama k'ubwenge kandi kagufasha iteka ryose mu buzima bwawe. Uzirinde kuvuga ngo runaka yararongowe cyangwa se yararongoye kandi twaranganaga ndetse twaraniganaga. Guys, ibyo bintu uzabyivanemo. Noneho numara kubyivanamo, wiyumvemo ko ugomba gukora nkawe ubwawe, ugakoresha igihe cyawe nkawe ubwawe, turi kugendana, ukumva nyine uriho nkawe ubwawe, nyine gahunda zose ukazigendamo nkaho ari weho ubwawe. Icyo kintu numara kugikora neza kikakujyamo, uzagabanya pressure. Ngira ngo iki kintu abantu benshi bakunda kugihubukira, ari nayo mpamvu usanga nyine rimwe na rimwe ingo z'iki gihe zitagifite uburambe. Ni ukubera ko nyine abantu bashaka kuri pressure nyine bihaye yo kuvuga ngo runaka ni inshuti yanjye yararongowe, ni inshuti yanjye yararongoye none njye sindarongora, why not? Agapfa donc agafata umukobwa adakunda bya nyabyo, cyangwa se umukobwa wenda akaba anamukunda ariko we atamukunda. Noneho nyine bya bindi byo kuvuga ati nyine igihe cyarandenze kugira ngo ngendane na runaka, reka mpfe gufata uwo mbonye. Uri mwiza, ufite ejo hawe heza, reka kuhicisha gufata ibyo ubonye byose. Buriya baravuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Niko muri Bibiliya handitse nyine ku bantu bizera. Umugore mwiza buriya ngo umuhabwa n'Uwiteka. Inka ubutunzi, inka nyine imitungo nk'ibyo byose ubihabwa n'ababyeyi. Ariko umugore mwiza ngo umuhabwa n'Uwiteka. Ikindi nubwo umuhabwa n'Uwiteka, Uwiteka iyo yamaze kuguha icyicaro muri wewe, cyangwa se wowe iyo wamaze nyine kwiyumvamo ko bya bindi nahoze nkubwira bitakikurimo, we wamaze nyine kwihereza umutuzo, ukibera nyine no muri Kristo. Buriya gukizwa nabyo ni byiza cyane nshuti zanjye. Ntukabeho uba mu buzima bwa gipagani, ni bibi cyane. Buriya agakiza ni keza, mujye mukizwa, gukizwa ni byiza. Noneho ahandi akakubwira ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ntago naje kubigisha Bibiliya, ariko nyine ni nk'utugambo nyine tuba dushaka kugira ngo twerekeze ahantu nyine nawe haguha nyine icyerekezo tu. Ni ukuvuga ngo niba Imana wayizeye nyine yaguha ubwenge bwo kumenya gutekereza, ukumva ko igihe cyo kurongora kwawe kitaragera, ukumva ko uzarongorera igihe, apana kuvuga ngo warongoye by'impitagihe, no. Cyangwa se ngo narongowe, warongowe by'impitagihe. Wowe urashaka kwiyica ejo hazaza hawe, uhangiriza pressure. Ikuremo pressure. Nta gihe runaka cyo kuvuga ngo nzashaka iki n'iki, no. Igihe cyose washaka kandi ukarwubaka rugakomera. Nyine ibaze niba upfuye gufata icyo ubonye cyose, warangiza ukagihereza ubuzima bwawe, ukagenda ugakora igikwe tukagutwerera. Ibaze ugakora igikwe tukagutwerera neza fresh, warangiza noneho umukunzi wawe mukamarana umwaka. Guys, ibaze
ibaza umwaka umwe wonyine kugira ngo ubane n'umuntu muhite mutandukana byihuse. Njye ibyo bintu nyine byagiye ngenda mbibona kenshi ku nshuti zanjye, rimwe na rimwe nyine ku buryo nageze nkavuga ni mbo ubanza intwererano zanjye ntanga arizo zituma abantu bakora za divorce, ngiye kuzareka gutwerera ahari wenda ingo zizaramba. ni uko nguko nyine nibwiye tu ebana. Ariko nyine nshishoje neza nsanga abantu ahubwo bafata icyemezo cyo kubaka ingo, mu by'ukuri bataramenya gahunda neza y'imibanire iyo ariyo. Urumva? Abantu bafata icyemezo cyo kujya mu mago kugira ngo bashinge ingo bataramenya, batariga ishuri nyine ryo kubana tu. Ikindi abantu mukiri batoya guys, wabanje ugakura mu bitekerezo ngo ndi umukobwa ngo kuba ngeze ngo mu myaka ngo 25 ngo hahiye ngo ibintu byacitse gute se nshuti yanjye? Wakubwira Bikira Mariya umunsi wa mbere yasamiyeho imyaka yari afite. Siko Bikira Mariya uriya mwana we wa mbere ari we Yezu nyine uziko yamubyaye ari hafi mu myaka 30 na none wowe uri aho ngaho ngo nyine ngo mfite ngo 25 ngo hahiye ngo hacitse nyine ngo ibintu ngo byadogereye ngo mu rusisiro ngo barambona gutenga nyine ngo nabuze umugabo. Wabuze umugabo se? Umugabo wamubuhihe? Watuje ko Imana ifite abagabo benshi kandi beza, kwigufitiye umusore mwiza ukubereye kandi uzaguha n'urukundo rukakuryohera, ukaryoherwa n'urukundo. Umusore watuje ngo urabona Claude twariganye none yararongoye Manuel Jafeti ewana. Guys, reka mbisabire, niyo hari ikintu kibaho mu buzima, irinde kwishyiraho pressure, uyikure mu bintu bijyanye nyine no kwiyumvamo ko hari icyagusize. No, nta kintu cyawe cyagusize. Ahubwo ubuyeho tekereza neza, wige ku mishinga yawe, ukore urebe ngo uratera imbere ukaryoha. Hanyuma na rwa rukundo buriya uko imyaka ikomeza iza niko ugenda urushaho kugira experience nyine, bitewe n'uko ugenda uganira n'abantu bakubwira neza uburyo ki ukwiye nyine kuba waganira, bakubwira uburyo ki ukwiye kuba wakubaka urugo. Nyine umwe akubwira ati njye nararwubatse nyine biranga turatandukana, undi akubwira ati njye nari mfite umugore wanjye nyine twapfaga iki n'iki nkabona ntagikosora. Ubwo ako ngako nyine yakakubwiye uhita ukamenya. Cyangwa undi nawe mugahura akakubwira ati sha umugore wanjye ni mwiza, atariko nyine dukunda gupfa iki, ako nako ukakabika ahantu. Undi nawe akakubwira ati ewana ati buriya rero madamu wanjye niba hari ikintu kibaho cyiza kinshimisha, madamu wanjye ngera mu rugo akankorera udusiripurisi, inkweto agahita azivanamo nyine wana akanyakirana ubwuza, mpobera amabizo menshi nyine nkumva ko nanjye ntashye mu rugo nk'abandi bagabo. Ibyo bintu nyine nkumva birandyoheye. Undi nawe akakubwira ati wana ngera mu rugo ukagira ngo ni intare ihingutseyo, nta kunyikoza nta kinasuhuza reka da. Ibyo byose uko bagenda babikubwira bigenda biguha experience, ugenda nawe ukuramo utuntu, bityo bigatuma ubasha nyine nawe kuzarwubaka rugakomera. Alright kabisa, reka nkubwire ngo kanda subscribe dukomeze twibanire umunsi ku wundi. Ni wa mutaalamu Mr. UJNUMBER1. Mr. UJNUMBER1 kabisa, mba mpababereye, mba mpari ku bwanyu. So guys, reka nkubwire ngo rero tuba turi kumwe, we nukanda subscribe ibintu bizakomeza bigende neza, nkomeze nkuhereze n'amahugurwa ukuntu nyine wanakunda n'umuntu, ukuntu wanatereta nyine imibanire myiza, uburyo ki wabana n'ukunda kandi ibintu byose bikaguhira. Murakoze cyane, ndabakunda cyane, mukomeze muryoherwe n'ibihe kandi ubuzima bubabere bwiza. Ni byiza ko twigisha, ni byiza ko twiga kandi tugafata. Imana iduhe
imitima myiza mu ngo zacu aho tugenda hose iduhe kuzuzanya.